Ni karibu. Sheri. Sure. Yo. Ni karibu. Yo. You sure? Why? Sure. For Elias. Yo. For Elias. Elias, you sure? Sure, wakwereka. Wakwereka. Sure. Uvuga ko afite amahoro arabona. Yo. Bebe. Karamesheri. Meze bo. Sure kumva mbabaye wowe. Sure. Kumva mbabaye. Navuze ko yumvaga. Ameze bitese. Sure, ameze neza. Mbona nahangayitse kuri ubu buhe. Tagubizi. Utabyumva. Tagubizi. Ndi numva ngiye gusa. Sonata y'umutwe. Izingiyeho. Okay, hagati bazo mbwira. Wabaye iki gituma udafata telefone yanjye ukayivanaho ingana kuri? Sheri. Phone yanjye yagize ikibazo. Kimeze giti? Yagize ikibazo. Ndapfa system charge. Na charge nze biranga. Naguhamagaye ijoro ryose urumva ndahamagara ntabwo wigeze unora. Nakubona mutono nanjye niko no kujya mu kazi. Ese mama ambwiye ati genda mu kazi ndavugana na mama. No mama mpamagara ngo umeze neza. Nibwo ngiye nabona kuza. Sheri ngubize. Ngiye no kujya byaryamye. Gise nari. Niyo kuva mutono nari ku kazi abe namazi yamugeze n'imyoye. Sheri. Akoreka manaje yarangije. Ndagukunda. Nanjye gukunda cyane. Baby. Nabonye ko ba nta bamba gufite. Ndagukunda. Siku uyu munsi ndi urabizi neza ko ngukunda. Si bya none ahangaha. Navuga ngo Sheri karibu. Yego Sheri. Style. Meze neza. Cyane. Ese station. Ndaho ntacyo bose. Kwire neza. Kabwate ariko. Amundi. Nagukumbuye. Nshaka kuguhamagara. Ndavugana ko wasanga uri mu nzira. Bakamutegereza. Nta kibazo ariko nanjye ndashaka yemeze neza. Nta kibazo tugize. Gahunda zose zagenze neza, ibicuruzwa byaguzwe, mbese ubu twongoye na byose nari. None se ubu cyatunganije se? Ntabwo cyaho. Ndibariza. Ntabwo nawe cyo nebera ntabwo rwose kirahari. Ariko mama bize neza neza. Wakiriza iki se bwamwiza? Ubuzima bwanjye butarimo wowe ntacyo bumaze. Sure. Nuko ntacyo bumaze. Sure. Urabizi. Kuva kera. Sheri. Ukuri byandenze. Baby. Noneho kuvuga ngo Karamesheri. ntabwo nari bugoro ntaza kunyura hano. Ndumva nana kwisinzirira. Mbese Ijoro rya mbere rirerire, umunsi wa mbere nk'amasegonda nk'imisi igihumbi. tutari kumwe. Uramurambeshe. Ntabwo Njye nawe kamubwire rero. Ibintu byose byahagaze. Akazi kapfuye. Ikintu cyose. Mama yahangayitse nawe. Umuhungu we nyine w'imfura abizi. Nyine nta kintu kiri kugenda. Ako nishimye tu. Okay. None se mama rero. Mama yari hirya gatoya. Se nyine ko naje hangana ngo bishire bite. Sure. Reka tumubwire kuko yaramaze. Aya, ndarere ko muri bw'indano. Ntabwo bikinira kamwe. Nta kibazo. Ikizima no kongera kubona. Shire ndagukunda. Shire ndagukunda. Mukina kumanya wose. Urabizi ndabona umusore n'intebe yasibye ni wowe. Nta kintu na gitoya numva muri ngewe ntakora bwawe. Urumva? Sheri. Rero ahubwo asundi Sheri. Cyo tumaze cyose turi mu rukundo. Arategura ubundi ibintu. Waganirije na mama wawe na papa. Nani kaganira n'ababyeyi mvuga ikintu ko cyo babivugaho. Sheri, sabora nawe.
icyo ngicyo kuri njyewe na mama wanjye kuko bizi ko nkunda cyane byimazeyo byose byaba maze ni byiza ndi kubikoramo okay bebe kagire mu rugo wenda nawo ufite kuba bahangayitse kuba ataramubona ndashyushye ejo nirukankanye ni mu ndabibona bugena zigwara igoroshye gusa ndabizi kagire mu rugo ngiye kumenya sinagukunda kubwira atandukanye uko bigire I love you. Baby. You sure? Aduka rumwe. Chérie. Bye. I love you. I love you too. Thanks. Sure. Nishimiye kujya gukora. Ngango merekeza. Oya, kandi ndabibwira mu rugo. Ngiye kuvuga ko namaze kukubona ariko. Sawa. Mbega umunsi udasanzwe nongeye kubona Raje ndagukunda cyane arifuza ibyo byose ko twaba turi kumwe Musheri ndabona wishimye cyane mama niriwe neza mama muraho ako mama ko wishimye byagenze bite cyane ndumva wa mama yonyine niba ariyo nshaka mukaza kubategura okay kandi nyasana yes injira so ubu narinje ngo tunoze umugambi ariko reka nkubaze ahangaha ni ukuhagenda uko wishakiye ubundi ubona isanga ese nimugoroba wajya mu nzi nimugoroba warya kunza nimugoroba iki gihe ufite byinshi byo gukora uje umugore nararyamye aracyari ahangaha kandi ibyo tugiye murabizi izo kondisiyo twazigiranye se yamuhereza iyo foto umuhereze n'amafaranga nigendere ntawe ushaka gutinda abatuza naje mbikora akumushoni sheri babonye umushyitsi ntabwo nakubwiye ko ndi bubone umushyitsi sheri bonye umushyitsi wareka muganira nawe gatoya nimba bitakubangamiye yakora n'ikibazo se ikibazo rwose umva rero kumvikana ubisiriye mu byo gukora jewe ndabizi nta bintu by'imikino njye mba mfite nkeneye ko uri umukobwa iminsi 2 yarenga ikaba 3 ndaba namubonye 2 njyewe byarangiye mpereza ifoto ndimo ndatinda ngo inywerereze nese ndajyana telefone yawe none ifotora umunsi kugenda ariko nakazi ntari amafaranga nayo kuri neza yawe mwayagize okay umva rero kiva hano unibagirwa ntabwo nzi isubanje duje kari akazi ngiye ubundi nakumenya ukamarira cyambere no kwanjye nariye menshi ariko ajuru byiswe n'ibyo byasetse mama inkuru nziza gute yewe mama ese neza ndabona uri guseka mama ndabona cyumva gutima wanjye cyera ngaho mbwira rero mbwira uko bimeze maze kumenya amakuru ya sheri amaze kuyamenya yego kuyamenya gusa cyangwa yaje urabimpisha turizi ntacyo naguhisha gusa nyine yahageze yari kwihuta nawe yari yahangayitse aje kundeba gusa aragiye nyine niyo mpamvu meze neza gusa utubabarire yaje amaze kuza nyine
kuko arafite akanya gakeya n'ubwo birangira agiye. Oya ntacyo bitwaye umwana wa ntacyo bitwaye. Gusa Yego. urabona ko amasaha ageze. Yego mama. Nshaka kugutuma. Yego nta kibazo Nshaka kugutuma fata amafaranga ugenda ujye ku isoko urebe ko ari utuntu waguruza n'uduteke dore birishe. Kandi ubanguke. Yego mama reka ngende. Sawa sawa urakoze. Batureke. Yego. Shiri. Karame. Wa muntu yatashye. Yatashye kare nategereje. Ahubwo si Shiri. Karame. Ntabwo bizi. Uriya muhungu rero. Amuhungu namuherukaga kera mu cyaro. Shibone twarakubitanye ndi kuva mu kazi. Murangira mu rugo. Ngira ngo ni ibisanzwe ko nagiye kumva none yarambwira araza kunsura. So murangira mu rugo. Ariko nta n'ibirenze tu naraje kumbwira ngo nzamushyigikire nkazagira ngo umunsi mukuru ngo sinzi. Yego ni mu matariki ari imbere ariko nemeye kuzamushyigikira nta kibazo. Mureke. Bari tuziranye ntari bibi. Oya mwibara nta kibazo tuzamushyigikira. Ntabwo twavuga ko mushyigikira yabiteguye. Okay. Ahubwo se Shiri, ntabwo naniwe. Cyane bivuze ukuri rwose nananiwe pe. Mboka njya muri dushe njye koga. Yego. Arara. Aje tugende. Gukaraba intebe. Se hamana Celestin ndabaragira hano ko hafunze amashuri. Oya ariko twe tumaze kuvugana mbwira ko ageze mu nzira. Ranguira. Sereza. Uraho. Ashyana mwa. Somera. Celestin. Nabiyusha amatamasha. Karibu. Sajya amasomo kameze nabi. Baya wagira ngo nsinze ahantu hari ubone amasomo ndabona yakuguye neza. Nako biri kose kundi gushima Imana n'amasomo turashoje ngo. Warabitsinze neza se sha. Ndizeye rwose. Nuko sha. Bashaka umwana akagusohoka gutembera. Nta kibazo bizaba ari ibyishimo. Kubera ko nanjye ni igihe gito nanjye nkabona akazi. Nubwo tukajya twinjiza rwose namwe. Uburyo ki mwaturize natwe tukabasha kuba twara. Rero niyo mugomba kuba abagabo shahu. Kuko abagabo rwose. Namwe rero neza. Tumeze neza. Mwiriwe. Mama. Karame. Mwana washa. Sitakanyamu neza ra. Kanyuma mwana wawe. Akanishara gatebe wa mundi. Abutura twacha kuziga imbere cyane. Kugira kuri mama wawe shahu. Nazo ndabisinagira. Ko umezute se. Bize ko mwana ntajya bikora. Aho sone gukumbuye. Rero navuye hano mu gitondo. Wowe niwe witatesha. Abutura yagize n'ubwo. Basha mbwira. Sebe wanga akazu kabaye ukanga ngo kubera. Agiye basore bagiye. Mama rero Nkunda na mama wawe soko twakundanye sha. Mama wawe usigaye barabahari. ubona kumubwira. Aho mwabyumva. Muzgo no ameze. Aho none ndibigona. Nabijya Ese ko tuzi ufite morale iteye ubwoba noneho byagenze gute wajya amasoko twari turi kumwe mu gitondo. Se bagira ngo umugabo y'amavuko. Yenye ntabwo arahari. Kureba nyine ibintu byiza twabona. Nuko da. Cyo byiza ni ibintu. Yambwiye nyine ngo telefone yawe yagize ikibazo. Yari yagize. Maria yapfuye system cyari mu gushaka. Ariko nyine turabona yagize. Nanjye mama yari yabimbwiye. Sese bimeze gute? Bimeze neza. Birashoboka biragenda. Ahubwo reka mubwire indi nkuru nziza wa ntabyo wamenye. Nanjye ni munyigera ngaha. Twebwe kazi navuganye rero na Papa Juru. Yera umuntu ugiye gukora akazi witonze noneho nta stress. Tumaze gupanga twafashe ukwezi gutaha turabashingira we na Juru. Tutakuyiza umugabo sha dore
azunguza hano ho kujya wirirwa ujya mu cyumba ukikingirana ntacyo wikingirana iwawe ubu ni ukuvuga ngo ntangire mbwira inshuti zanjye mama bya Aramubwira rero ibintu byawe nawe rero kuzaho ngo bikiri biki ugiye gushaka ikoti ngomba ko wagiye igihugu yarangiye baki mama kajya mu nzu kagere nyine ngiye munani kajya mu cyumba ntubona ni we zagenze neza aratsinze reka papa mujyane ku mazi ku Gisenyi sawa mwabagabo basha mwabagabo ndishimye rero nagarafuro nawe baraje tugiye kugana kuko karera agiye mbona abaye aragenda ntabwo mukarabe muruhuke uganire kumva tugiye gutegura n'ubwo bwo ejo ndana ejo bundi mukaje amashamba agiye nawe nawe mega ntubura mu kiwe ufite ibyishimo aranezerewe yasaze yewe data we umwana wacu yarababaye yari yapfuye muri roho agira ngo yatora amadolari mwana we mbega se uzabona jana namugejeje mu rugo akatubyitega mada aya rwose mva nanjye biranshimishije birebera byacu ko bitigeze bibaho ariko bakinuye ariko ndumiwe ko mbega umunezero telefone yari rikoze ndiho wagira ngo pe ntakonde umunezero we nkuriya nawuherukaga kera yarangije amashuri nibwo yaje yaserebati mama ni ukuri barishimye nanjye hari umugabo ngiye kumureba ubonaho mu kanya turasubira yego ngiye kumureba tuvugane kuri za gahunda zacu akazi nawe ya kakazi nagashusha okay wanguka mugaragariza ibyawe ubundi mugendere asa mu minota mike uhageze Oui, allô? Oui. Ntabwo nakumenya ndabona nimero nshyashya. Yego ndi mama we. Iki? Ninde wamushimuse? Ngaho mbwira numve. Mbwira. Ko 70. Bishoboka biteze. Nese umwana wanjye yakoze iki byatuma umushimuta? Sawa buretse ndaje ngo muvugishe buretse gatoya.
Ntibishoboka. Mwana wanjye yazize iki? Mana we. Ibi ni ibiki mana? Ayiwe. Uretse. Mama ni ibiki umwana wanjye yazize iki? We. Reka njye kure mama Ravi manze mubaze uko bimeze. Mubwire uko byagenze mana we ndumva numiwe. Uretse. Koko iki nakoze cyatunyuza n'ahantu koko. Ko wambabariye kuko ukandekura kuko nkagenda wambabariye. Wamfashije ufasha kuko Imana izaguhira. Mbabarira n'ukuri. Basi ngiza kuri telefone mpamagare sheri wanjye. Mbabarira ngiza kuri telefone. Wamfashije kuko wambabariye ukandika telefone wampamagariye. Niki se basi nakoze cyatumye unshimuta? Mbabarira basundya kwera igende. Mbabarira. Sheri wanjye nabimenya ko wazanye aha hantu nawe ntabwo ari bugusige. Wambabarira mfasha. Seduni kandi agira gute? Haragura n'ibyo birimo se? Kumbuza nyine. Okay. Akadakari. Kina. Kibazo cyo no munsi. Mabonye yo kurya tungahe tubiri. Ayiwe. Kina. Ayiwe ndarasa. Suko baraka. Bamujya kungako nawe. Kari. Ajo. Tsinda kwereka. Twagiye. Kina. Kibazo cyo. Ariko Mama Ravi. Nimerera mama gahe. Quando tudo tugiye witonze. Humura. Ntabwo ntuje. Tubwire nyine byagenze bite. Nimerera mama gahe. Irambwira ngo mbese niwe nyine wajuru ndavuga nti barambwira ngo nishake miliyoni 70. Miliyoni zigenda zite? Nyine umwana bamutwe sinkubwira ko bampamagaye ngo bamujyanye. Tonde yakubwira ngo bamutwaye gusa miliyoni 70. Yakubwiye ari we. Yanze kunyibwira ngo ntibindeba. None gushyira umusanga he. Ndazishyira kuri telefone. Ngo ninyashyire kuri iyi nimero. Mwitonde kandi akushyira imbumbe. Oya. Abaturage mu Rwanda dukora umuntu wagende ngo buri. Oya, ngiye ntabwo ari byo. Ya mama mwana wanjye ni wagira umusarabe. Uno mutekamo. Umva se. Reka tugufashe rero. Sibyo? Guhamagara abashinzwe umutekano tukareba uburyo twababwira bakaba badufasha gushaka umwana aho yagiye. None se icyo biri gutangira sigomba n'umwambara amarafi. Araboneka abana icyo gihugu ntabwo bashobora gushyira umuntu ugenda muri aho witonde wituze. Guhamagara wese kuvuga ko ndare guhari ku witonde. Ahubwo se nimero yaguhamagaye. Irimo ntabwo nigeze nyisa. Turebe izo numero turebe wari we. Mwana we mama juru we. Mwana wanjye yavuye muretse kwimupira we. Humura. Reba amazina y'umuntu agize bishoboka. Ahubwo wanagize mu ruzina rutanazwe ahubwo
mureke ngende Shyize mu nzira nazo. Rero. reka duhamagare urebe umutekano. Reka twambare natwe tuze tugufashe. Turaje natwe tugufashe. Niko. ndabigenza gute Rero Ubusera ukunda kugira intuza amagambo. Bitona tagerera. None yakwica. Ibintu tagiye twaramo gute. Ko nuze bikomeye. ngewe ibintu bimaze kunyobera pe Aha. ubu si ikibazo cy'umwana wanjye kuko buriya kuko abantu batinyutse gukora ibintu nka biriya ni abahehe muri iki gihugu ibintu nk'ibi biracyaraho baramugambaniye kugira ngo umwana wacu bamuhemukire ibitesha abantu igihe ntibibura narenze ko ibintu birangiye umwana wanjye ejo yari yishimye twe twapanze ko azakora mu kwezi gutaha none dore ariko arabeshya cya kibazo cyakemuka byancanze ubu Ravi sinzi ikintu turi bumubwire ntabwo mbizi ntabwo abimenyera wafashe akaba atabimenye wabonye ukuntu ejo yamubuza kuri telefone bikagenda ahubwo nukurikira tukajya kureba ahubwo ashobora no kwiyahura munsi y'ikamyo baba wenda zerekeza ko bako Ese ko numva kwivugisha waye. Komera. Ravi komera. Ni meza. Komera cyane. None Byageze bite zo kwivugisha? Oya nta kibazo. Mbo nange ndi kurikirana ibyo ku kazi bambwiye nyine ngo business ziri kugenda n'abakozi bazanye nyine ngo harimo ikibazo kuntu ariko nibyo ndimo kwitaho. Bimeze bite se? Nta kibazo. Vie. Reka muhungu we reka byihoreze. Noneho rero byihoreze. Amakuru sabaye. Rafi nyine umva ikintu papa ari kukubwira nta kibazo. Ariko habaye. Ntacyo da. Oya reka mwumureka mabwire. Oya nubwo saje turimo tujujura. Ntabwo cyumwa. Nyine ibyo nyine ibintu. Ibintu nyine byo kudushingira mwana bimbwiye. Urumva? Ikibazo cyabo bizabera ibintu ikibazo nanjye gamaze kuba umuntu mukuru ari byo mutashobora gukora nanjye hari byo nabunganiraho kandi bikazagenda neza. Ahubwo rero mubwire ikindi ni ikibazo kinini iki. Nsanze mama ari gukoma ku mahurura aho ngaho. Umva amuntu. Ubu ko mama yiruhutsa se. Ese wavuze mama mwambwira. Ntakomeze kwiruhutsa. Mwana wa ntacyo nta kibazo nyine ubwo ntabwo bira. N'umutamubwa agenda bimubwira rero.